Ice. Mama banguka. Sana turagenda baciye. Banyuze hese. Nibara. Mana we. Reka dutatane ngiye kunyura hariya wowe utanga. Umwana ubabone birukaho bafata. Utabara barangibye. Duhurije urumva ko kwirukanya turakora iki twiruka nge ntabwo nakomeza kwiruka mugeze nugera n'epfo bakagufata n'ukuru bumvishwa uriya muhungu ari guhuruzaho abizi kuramo imyenda nk'imyenda ngewe kuramo imyenda asibye barasaze imari turayibyo none rero utaye mu gipangu Valens yakujye kuzira amarote hariya abanyamagambo Valens ndamutse mpombye n'ukuntu iriwe nirukaza ntawe twaserera kwene sano ijugunye kwa mwene wanyu cyane kwaso we tuzanganganganda hasi wowe manzo relaxing kumva mwana cyane cyabaye ikabanze nkubwire iki se nge ntago nakumva kwigirisha ngo ni relaxing urumva igipangu so yaracyubatse wowe bigiye ikibazo bareka dutandukanye bayitaga kumfatisha asuburi mu wasaze iringari je bintu bwira ndabizi manuka ngangwereka maze manuka wumva nta kibazo ufite tumaze tana ibintu byerekeye ariko ate wumva byereka ntago naza kukumva nagukura amenyo si wewe bigiye ikibazo ngobare naza kugukura wewe manuka neza akosi wagenda uramusubiriye wenyine bwo nona nakwica akosi wagenda ni ikihe kintu njya nkora Imana ishimwe cyane Umva mwana wa nta gisambo muhuye cyambaye ikote genda kuba kake gisambo cy'igikara ntacyo muhuye baranyibye mwana wanjye baranyibye ariko noneho mari banyibye sinzi mana banshubije ku isuka ntacyo muhuye nta muntu duhe no kuri pe uvuye gusenga se ko numva uririmba ntabwo mvuye gusenga ariko navuyeyo kare niko ariko uri amahoro Mva bro bari mbwizo bite nta gisambo muhuriye hari haruguru igisambo ikintu byari bisambo bibiri biranyibye mane biratwibye biratwibye igisambo cyambaye uruntu rw'urukote n'ikigofero ukuntu nyine ubona ko gisa nk'igisambo ese abantu bose duhuriye mu nzira bambaye ibikote bose basa n'ibisambo ikintu cy'igikote kijya gusa nka kaki ukuntu umva none se ntawe muhuye dore anyuze hano gutya bari babiri banshubije ku isuka ibisambo ntiwamenya ariko singweshye pe nta muntu duhuye ko ndeba mwenda gusa igisambo kinyimbye cyasaga nkawe bibiri kimwe cyambaye igikote cy'inuza kijya gusa nka kake nyine n'uruntu rw'urugofero n'igikoboye undi byari bisambo bibiri ikindi cya kabiri cyambaye inkweto y'umukara cyambaye inkweto y'umukara n'inuza na jumper y'umukara bihetse bag mu mugongo nta bantu muhore hano haruguru koko bameze gutyo uburare ukuntu uzamutse ari awuhanye ahubwo ari nzinguri gushaka ikiyede n'ubukora ikiyede urumva agapiki ku rutugu ikiyede si iki ni igitiyo cyane igiporoporo aka karako kumuhita mupfumura nkibonye kamanze ngubwire mu kazi imihini mishya itera amabavu urabona kandi uyu nguyu warano umaze kunoga sibyo giye ibintu by'ibisambo nabyo nzi urumva abantu bose duhuye mu muhanda bambaye inkweto z'imikara n'amajampa n'ingofero ntago navuga ko ari ibisambo nani ndi gushaka ibisambo ntago ari ikiyede mani bro wewe mfasha basi reka nkwereke musabaga service ntako namfasha basi tukabihiga ese ubu muri kuvuga ngo nagufasha mani nagura akantu mani akazi ngiyemo nkareke
njye gushaka ibisambo. Usibye ko yenda wowe wambaye ikabutura ikindi cyari cyambaye ipantaro n'ubukote wenda kuba kaki ariko murasa ibaza ko no mubuzana yatoye ikote nk'iryo ngiryo mama sinkubeshye pe ndi imbere ya Yezu wabambwe ku musaraba no kuba navuga sinani reka nkubwire igisambo kinyibye cyari mu kigero kimwe nk'icyawe baranyibye banshubije ku isuka mwana wanjye banshubije ku isuka pe ntago nzogera kwegura gatwe bakwibye iki bantwaye igikapu cy'amafaranga nacuruje ejo nayo nacuruje uyu munsi ejo nimugoroba n'uyu munsi nibwo nari nkirambika muri salo mvuye gucuruza ubundi rero kuntu ibintu by'ubucuruzi nanjye nibyo nkora ariko ubundi umuntu iyo yacuruje nta murana amafaranga umuntu uza mu nzu kuko banayakwicana aho kugize amahirwe ubwo nimba ari amafaranga batwaye baratwaye ubuzima bwawe were ko humura kandi ikindi aho nabyumva pe abantu bageze mu myaka nk'iyi ngiyi yanjye ni rwa rubyiruko rwanze gukora usanga nyine amatelefoni bagira gute niyo mpamvu ubwira ngo shima Imana ko ni ukuri uba wisengera ngaho ugenda Imana ikugenda imbere Yesu wangize kuba umuvandimwe we Imana ifite urampemba se umushahara w'umunsi kandi nkubwiye ko ndakugurira akantu ngurira akantu no kumpemba ntago bihura mbega mere yaciye hararugura ari guhuruza byibuza ntago biri kure yo mwizikaritsiye hano turi ubwo naye ngiye kugenda ngutangira amatangazo mbabaza ati nta bisambo biri mwabonye kimwe cyambaye jumper y'umukara n'ikigofero n'udukweto tw'umukara cy'igikara byose byari ibisambo by'ibikara ibisambo bibiri by'ibikara kimwe cyambaye igikote cya kaki n'ikindi cyambaye igipira cya jumper ndagenda ngutangira itangazo numva ariko kazi nagukorera naho kumwe ngo herekeze ngiye nkomi nyuma nk'umurizo nk'imbwa n'umurizo wayo ntabwo byava ko byari bibiri twakubitana n'ingenye n'ibyo ntibyanandiga nubwo mfite agapiki hano ese musore kambanze kubaza imari bakubye ngifite uruhe ruhari nifitemo iyihe nyungu yari iyawe ntabwo yari iyangereka ariko gufashanya bibaho muri gufashanya bibaho ariko ngese no gufasha uyu muhanda twawe ntibyakubaho reba nk'umwanya duhagaze aha ngaha hanyuze abantu bangaye hano kugira ngo mbwira ngo byambara urebye igihe banyuriya naribi ushobora kuba warataye umutwe wowe reka nkureke Alo bebe bite uri hafi umva se waje mu rugo nkakubwira tebuka tebuka sasha ndabizi ntabwo ari bonyine ntabwo wakinze injira nagukumbuye nanjye nuko mbona se
Kumara umeze gura icyo udatuje. none se biti Nziza. asa nk'ubwe none se kana yamaze iminsi guhamagara na telefone wari waragiye Ntabwo ari si wumva nagukumbuye Ntabwo ari ubishwa ndwaye. nese ikibazo cyararangiye Ntabwo we nakubwiye ko ndwaye malariya. ariko nyine ikibazo cyararangiye ubu ngubu umeze neza Ko warasaze. Kuva ryari se ngiye uzi ndi mu kibara. ndi kukubaza ubu ntacyo ufite nyine sobanura ibyo nkubaza ntabwo byumva nyine ubu nta kibazo ufite Ntacyo. yego nzi ko ushaka Nibyo ngibyo mpamagaye. nose suzi ko uri umuntu wanjye Ntabwo byakunda maze iminsi ndwaye ntabwo ndagira imbaraga. nyine nkubwire Ntabwo ndagira imbaraga pe. Ese ufite ikihe kibazo? ese muri abiri numva twabikora utameze neza Kandi mubwiye nyine ntabwo ndagira imbaraga maze iminsi nyine ndwaye. nanjye ntabwo ndi bugire Nakubwiye ndarwaye wakakuza kunsura none mu gihe unyeneye ninze. come on bebi wambabariye Nta mbaraga mfite. shambabariye Nyine nta mbaraga mfite. njye singenda hari ubwo tugiye guhinga imisozi ku buryo cyangwa please Bebe ni ukuri nta mbaraga please mfite. please Nta mbaraga mfite. please please Ntabwo umeze neza. nyine nanjye ntabwo ndi bugire Ntabwo uri bwite. Ntabwo uri nyine gake gake sibyo sibyo Apfa nabi tugiye. Ngwino. salama Cyenze bite? Bigize. Suko cya kimere duhuye. oya Nta kiguciye hose. cya kimeri Kimanutse gike. kare kare cyangwa ahantu ari kumbona reka reka ahubwo ntabwo bizi wamujya muri pikito bari kwirukanka yakataje wagira ngo agiye gusaba ikiyede kamubwira se ahita amagara karambaza ngo abajura babirinda mugatereka ibyo bashwa simbi Ese yakubwira ko byose uri tudakora kuri ako ndikweretse. Wacu tuba tudafashwe. twadufashwe ariko uzubwenge kabisa icyo ni ikintu wandushije nese umuzigo uri heza Yakubwira subuzanya kinyaruka. Ntanetse bizaro nta muntu urimo. tudashimwa kabiri koko tudashimwa kabiri maze kugushimira ko uzi ubwenge kubuhagaze nk'insiniranga ubuko Ujye unyumvira rwose. Genda kurabuye nkwetse akantu ka danje none utangiye kuzana ibintu by'ubugingo. Barenze tutavuga ayo magambo menshi injira mu gipangu uzana umuzigo dukomeze tugende cyo kuwuteza tugabanire hagati n'iciri zanjye nayo ucizawe. Oya icyari cy'ingenzi ni iki? Suko tudafatwa. Kwari ugutsimba umuzigo ntidufatwe. Ibyo byabaye. Umuzigo uri nawe rero nazanye igitekerezo kimwe nawe nshira mu uzana akantu na ya myenda twikomereza. Aha ngiye turaziranye. Ngiye turaziranye. Mana yanjye vare reka mbanze mubwiza ukuri. Ariko wagitekereza kari wawe. Vare. Ndakura ku izina ry'Imana. Watuje. Iyo mitwe y'abantu b'i Kigali ntabwo nyikunda. Iyo mitwe ntabwo nyikunda ngewe. Turi gupiki. Turi gupiki. Wambwiye ngo ahantu muraziranye. Urumva? Uri aho ngaho ubuhagaze. Wagicucuwe. Wowe umuzamu wahanga. Ukagakeye. Oya nta mpamvu yo kurya. Njye impamvu nakubwiye biriya byose. Ndagira ngo tudafatwa. Kandi nawe urabyiboneye. Ibyo uje uri kumbwira. Uraho ngaho uri guhuna nturaho ibigambo gusa. Ubwenge wamenye se nubuye ko wagira ngo bwubitse y'igitebo wo gufata ibintu ukabishugunya mu gipangu utazi ba nyiracyo utazi niba abana bamo ubusano bizi gute niba habamimbwa. Iyo badufatanya ngo twaye biradufunga. Aho kugira ngo rero bamfatire mu gipangu cy'abandi nta hari iwacu urumva nagenda ngafungwa kuko bamfunga iminsi 30 ibaye myinshi bakandikura ngatankaza bakomeza ubuzima. Injira mu gipangu uzana umuzigo kuko iyo bamfatira ko ngitira piki Barenze tubyumvikane. None se ndi gukubwira nkukirije piki none yo kuzana umuzigo ngo uracyanze. Uri kunyiza piki unyahereza mu gipangu ntazi birimo. Ceceka wumve. Hano nta muntu turabatwebye. Ni ibintu byacu tugiye kuzana. Nawe ukoresha ubwenge ubizane ndagucungira. None se nshimiye yuko wakoresha ubwenge ugiye kuncungira ngiye kurira nkajyayo. Iki gipangu aragenzuye usanga nta bantu babamo. Nta bantu babamo yewe. Okay niba nta bantu babamo uri rugende. Ntakurira gute. Urashaka? Ntabwo nagiye. Ninagerageza wuri ngenda gucungira basi. Aho se bikure neza nk'umujuri professionnel.
reka we nta n'ibiro ugira biroba ubu gukandagira ahangaha ukurira ukaza ukicara ahangaha ugahita usimbuka ukagwamo ahangaha byakunaniye ntiwumva se shaho ubwo byakunaniye kirapfava nyine impereza urundebere ubonye ukuntu mbikoze bikore gutyo nawe urire ujye kuzana imyenda mahara mu gipangu ngo njye nguhishe no kukuzana intuza ngire ko wari ugezemo wagiye njye ngweretse ukuntu bigenza ni rimwe kabiri wageze mu gipangu ikibazo mfite ni ukuntu wifata ugahagarara ku gipangu udafite n'urupangu uri bwinjiye muri gipangu urumva nkaho uri umuzamu wacyo ariko menya ko turi kumwe niyo mpamvu buriya umutwe umwe wegeye inama yo gusara nkweretse rero uwo mutwe wanjye utamfashije gusara ukweretse ukuntu ugiye kurira nk'umuntu wajugunye igipangu igikapu mu gipangu ukagenda ukajya kukizana sibyo reka amagambo menshi ndakumva yewe ushobora kwinjiramo nyine nanjye bakamfatiramo akahita njyenyine nk'uko nawe uri kubitinya yego ibintu se twari kubigabana rwose baramutse barakwishe urumva igikapu wakimaye no kugenda ngakura 50% yanjye indi isigaye nkahereza umuryango wawe bakikora neza bagukorera ikiro na gushyingura sibyo nakomeza ubuzima nanjye rero nibyo ngibyo kumara nandi umuryango asinawurya barenze rero katwumvikane nk'abarya imbuto dukora iki 60% yawe nkore 40% ariko uri uje kuzana igikapu asetse nanjye nuko byagenda cyana nagwa 70 ariko kakizana bari ururi rujye kuzana igikapu barenze amfata hanga nakwiyamye uri hanga ugikuzana igikapu kumanye uri hanga agira nyagwambirwa ngiye ntahonje ibintu nibe barenze twaye gufatanya reka mbanze nkwibwira reka mbanze nkwibwira ngiye tubanze twumvikana ntaramuka ngiyemo nta na 5% nagwa kwimutungo twari twibyana umupango nge napanze neza nkakora kantu hari imari upanze kutawujuje ariko niki nakoze tujyanemo nyine icyo wakoze no guhagarara gutya tujyanemo nakubwiye nakwetse nase ko nkoretse ukuntu uri buri igipangu sibye byakunze aha nanjye rusatse ni okay banza uri rwemo n'inzira ntaki awe fata nyine simbuka nyine nyine wese ubanza usimbuka mu hasi hasi ukagura wasimbutse ukagura ukagura gasimbuka bose bakinze kwewe tugende nyine ntose turacyaranga tumara iki akoswana kintu twakoraho Valens reka maze mubwire ikize ihene yahimuriza avuga ati reka buri wese ahabone twaye n'ibyo mwana wa mama tukitwa kugabanya ibyo ngibyo ariko waje urabona hari umuntu uhari hasha haruwanga inyongera
ubwenge bukora neza baretse kakwiyana mu byatuzanye ibiryo nta birimo mu byatuzanye ibi nta birimo hakuno dutse twakora hano hafi ariko isikugize ubusindo ku ngufu bari asiri uzajya mu rugo bakunda byose reka mbanze nkubwire ikibari sinjye siko kiremereye bishuye kandi hano hari akagazi Vamos lá, pegou o teu coxo, pica essa fria. Pica essa fria de frente. Saya tahu deh kan.